arango nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Gusiga ababyeyi bivuze iki? Gusiga ababyeyi mu Kinyarwanda turavuga ngo umukobwa w'umupfu arata imfizi yase. Ibyo ntabwo ari byo ahubwo umugore w'umutima turaza kwibona nitwinjira amahanga nkuko Adamu yivuze avuga ati uyu nguyu nakara ku magufa yanjye. N'umugore ntakwiye kurata imfizi yase ahubwo akwiye kurata umugabo we kuko ari we yakomotsemo. Imana tugeye neza cyane. Gusiga rero ababyeyi ugasanga uwo mwashakanye mukabana iteka ryose ntago ari ikintu cyoroshye. Muri iyi minsi urubyiruko ruri gucika intege, harimo n'abagabo bafite ibitekerezo bipfuye bavuga ati rwose wahora mu ndyi imwe wabana n'umugore umwe. Oya, ushaka kuzarangiriza ibumoso wabikora uko binyuranye n'ibyanditswe, ariko ushaka kuzarangiriza iburyo, ushaka kuzarangiriza imbere y'Imana wabikora nkuko byanditswe ugahora kira kivugo nkuko tumaze kukibona. Gusiga rero ababyeyi wakundaga mwaganiraga, ababyeyi baguteteshaga, abavandimwe bawe, bisobanuye kuva mu rugo ukajyanwa n'umugabo wawe mukubaka umuryango mushya mugomba kubonamo ibirenze ibyo mwari mufite mu miryango y'iwanyu. Bagabo n'abagore ntago mukwiye gukomeretsanya kuko mu mugambi w'Imana ibyo ntabwo birimo. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubyitaho cyane. Ariko nanone n'abagabo ntago bakwiriye gukomeretsa abagore. Kubera iki? Nukuvuga ngo niba umugore yarakuwe mu mugabo, nukuvuga ngo uwo mugore afite ibyangombwa byose umugabo afite. Yo tugira umwana wibuke wenda abize muri biology ngeze kwiga ibintu byitwa za chromosome. Avuga ko iyo habayeho fecondation umugore azana chromosome 23 n'umugabo akazana 23. Uvuga ngo umuntu wuzuye afite chromosome 46. Urumva rero umugabo n'umugore ni abantu badafite ibibatandukanya byinshi, uretse ko harimo n'iby'Imana yashyizemo kugira ngo nyine umuntu ashobore kwakira imbuto mu nda. Ibyo ntabwo ntabijyamo, ariko no kugira ngo murebe yuko nta muntu ukwiye gukomeretsa undi kuko bafitanye, umugabo n'umugore bafite isano rikomeye. Ni mpamvu basezerana kuba umubiri umwe. Hanyuma Adamu rero ikintu gitangaje, Adamu iyo operation irangiye, ubwo bubasha bw'Imana bumaze gukorwa, Adamu yakangutse yivuga, yashyize hanze amarangamutima mu kivugo imbere y'uwo mugore. Aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Hano nk'abantu bize ibintu by'ubuvanganzo cyangwa se n'ubusizi bashobora kumva amagambo agiye agaruka, ariko nibaza ko umuntu agiye no mu gihe burayo ushobora kubisangamo kuko wenda dufate nk'urugero mu gihe burayo baravuga ngo umugabo ni ish, umugore akavuga ngo ni isha. Urumva iyo ntuza iyo repetition irazamo. Ni ikivugo rero uyu mugabo yahise yivuga atabajije, ahubwo aramunye uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mara yanjye, azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo. Bagore mukwiye kumvira abagabo banyu kuko muri part of them, mukomoka muri bo. Imana ishimwe cyane. Muri iki kivugo rero niho tubona ko umugabo yiswe umugabo na Eva akitwa umugore. Kuba umugore rero yarakuwe mu mugabo bisobanuye ibintu byinshi cyane nkuko nayo maze kubivuga. Iryo sano rya bugufiya rigomba no kubamo rikuzana cyanga cy'urukundo, abantu bagakundana nk'abantu bafitanye amasano. Rutegamihigo umupasitori. Nshimira Imana rero kuboneka muri iyi gahunda. Ndashimira Imana, nshimira n'ubuyobozi bwashimye ko nanjye nsenga kugira ngo numve icyo Imana ivugana nanjye mu bijyanye no kwigisha abubatsi ingo. Intego uyu munsi rero
ni ikijyanye no kuvuga ngo ikiganiro nk'uburyo bwo kongera icyanga cy'urukundo mu muryango. Mana ishimwe cyane. Ikiganiro nk'uburyo bwo kongera icyanga cy'urukundo. Mu Migani igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 havuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Ku murongo wa 20 ku murongo wa 11 w'iki cya 22 aho mu Migani haravuga ngo ukunda kugira umutima uboneye akagira imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti ye. Haleluya. Aya namagambo aryoshye cyane kuba inshuti y'umwami. Hanyuma mu Efeso cya 4 ku murongo wa 15 n'uwa 25 ho hakavuga ngo ahubwo uvuge ukuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo niwe mutwe niwe Kristo. Nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Witeka ashyirwe hejuru. Aya magambo yose yasesenguye naje gutekereza iri jambo ryitwa icyanga. Icyanga ntabwo nzi niba ari ijambo rishobora kumvikana mu bantu bakiri batoya uburyo ikiganiro gishobora kuba icyanga cy'urukundo, ariko nagiye gutekereza ngo numve icyo ushatse kuvuga, wenda musobanurire batumva abatabyumva cyane, ngo kongera icyanga cyangwa se kongera uburyohe cyangwa se kongera umunezero mu muryango. Ikiganiro rero gifasha kongera uburyohe mu muryango, gifasha kongera umunezero mu muryango. Kandi uru rukundo dusabwa hagati y'abashakanye rukwiriye kuba urukundo icyambere rukura. Mushobora kwibuka kera muri abafiance ko mwabigenzaga cyangwa se ko mubigenza muri kino gihe cya none, ariko uko mwabigenzaga bikwiye kuba ari ibintu bikura mumaze no gushyingirwa. Uko mubikora ubu ngubu bikwiriye gukura mugatekereza urukundo rumeze gutya niko ruzahora. Ariko nkuko urukundo Imana idukunda rudasubira inyuma ahubwo ruruhora rukura, niko n'urukundo rw'abashakanye rukwiye guhora rukura, rugatama nukuvuga ngo rugakwiza impumuro, cyo rita gutama. Hanyuma rukagaragara, rugakwira muri mwebwe, mubo mubyaye bakayibona no mu baturanyi banyu. Iyo bimeze gutya uru rukundo rukura, ntabwo rushobora gukurikizwa n'ibibi. Ariko iyo urukundo rugenda rusubira inyuma, ndababwiza ukuri yuko ruherukwa n'ikintu kibi cyane, nakise ngo ni umwaku wa nyuma mu buzima bw'umuntu. Iyo abantu batagize urukundo bakageza igihe cyo gutana, uwo ni wo mwaku mu buzima bw'abantu. Si n'ubuzima bwa Gikristo gusa, ahubwo ni mu buzima bw'abantu. Ndashaka rero ko tuvuga ku bintu bine, ibintu bine iki kiganiro cyakubakiraho kugira ngo rwa rukundo rukomeze kugira icyanga. Ibintu bine nibyo turi buganireho, hanyuma tukaganisha ku musozo. Ikintu cya mbere, ikiganiro hagati y'umugabo n'umugore cyatangijwe n'Imana. Ruvuga ngo ikintu cyatangijwe n'Imana, nta bundi buryo buhari. There is no option. Nta bundi buryo buhari. Ni ukuvuga ngo giye nk'umugabo n'umugore, naye nk'umugabo w'umugore ukwiye kumenya ko kuganira ni ibintu byatangijwe n'Imana. Ikintu cyatangijwe n'Imana rero iyo utagikora uba ugomba gutekereza kuzarangiriza ibumoso, uzarangiriza ahantu habi. Ariko icyo kiganiro ni ikintu gikomeye cyane, ikintu cya mbere nashatse ko dushingiraho, uko nanone mu myigishirize nk'abantu b'Imana haba habigishiriza benshi, ariko twebwe twigisha ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo ibyo twigisha byose tugomba kureba niba turimo tubivana mu byanditswe byera. Iyo tubivanye muri filozofi zirahinduka bitewe n'ibinyejana, ariko ijambo ry'Imana murabona ibinyejana rimaze. Isezerano rya kera cyafite agaciro, nyuma y'ibinyejana bingana gutya, ariko za filozofi zagiye zihinduka. Niyo mpamvu rero dukwiye kwigisha dushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko Imana ntihinduka, n'ibyo yavuze ntibihinduka. Ndetse yaravuze ngo aho kugira ngo ijambo ryanjye rihinduke, isi n'ijuru byakurwaho. Bivuze ngo isi n'ijuru ntabwo ifite agaciro nk'ako ijambo ry'Imana rifite. Uwiteka tube hafi. Ubwo rero
mwibuke ijambo ry'Imana ko ritubwira mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka aravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umva Imana arebye Adamu, inyamaswa zari ziraho yaramaze kuzita amazina, ibiti byari biraho, ibintu byiza byose biri mu isi, bya bindi abantu batanga amafaranga bakajya gusura. Ariko Imana yitigeza abantu ariko no, ntabwo umuntu akwiye kuba wenyine, akwiriye umufasha umukwiriye. Imana ishimwe cyane, kwiriye umufasha umukwiriye. Burya muzarebe n'inyamaswa ziraganira, muzarebe habigiye nk'inkoko iganira n'utwana twayo, mbese inyamaswa ziraganira kuko burya nazo zifite kuko zaremwe n'Imana, zirafite ubwo buryo bw'uko zerekana ko zaremwe n'Imana. Niyo mpamvu rero nkuko n'Imana iganira, mwibuke Itangira igice cya 26 ngo reka tureme umuntu. Urumva ko n'ikiganiro cyarimo gikorwa mu bwami bwo mwisho. Niyo mpamvu rero Imana ivuze ngo si byiza ko uyu muntu abaho wenyine, akwiriye umufasha umukwiriye. Umukwiriye mu bitekerezo, kwiriye umufasha umukwiriye mu bitekerezo, umukwiriye mu marangamutima, umukwiriye mu mbamutima, umukwiriye mu buryo bw'umwuka, umukwiriye mu mbaraga, umukwiriye mu bwenge, umukwiriye mu bwiza, umukwiriye mu mibereho, umukwiriye mu bukungu, umukwiriye mu buryo bwose ushobora gutekereza. Niyo mpamvu ubu iyo turebye tugasanga hatangiye kubaho kundi gushakana, kubana n'ibikoko, kubana n'abantu bitari bakwiye ko abantu babana, abantu bataye umugambi w'Imana. Iki kizakurikira mu kibazo arangiriza ibumoso, ariko twebwe niba twubatse ku ijambo ry'Imana tuzarangiriza iburyo. Imana ishimwe. Aha rero iyo dusesenguye dusanga icyanga cy'urukundo ruzakomeza gukura iyo tubyumva ko ari ikintu cyatangijwe n'Imana. Umugambi w'Imana rero wo kuba hagati y'uzitwa umugabo, ndaza kubisobanura, n'uzitwa umugore, ndashaka gusobanura bino bintu. Murabona Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, yari ataritwa umugabo. Hanyuma uko tuzakomeza dusoma turaza kubona ko n'umugore reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo yari yakitwa umugore, ahubwo uko byagiye bikura ni kumwe yabaye umugabo, undi aba umugore. Dukwiye kubyubaha nshuti z'Imana mu nteze amatwi. Mu gitabo cy'Itangiriro cya 2:21 aravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasiga inyama. Bino bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko Imana yasinzirije Adamu ubuticura, bivuze ko kubona umugore ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ntabwo ari bya bintu twavuga ngo nagiye mu isoko, ngo nagiye mu misana. Kubona umugore wa undi Imana ikuremeye akitwa umufasha ugukwiriye, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye nshuti z'Imana, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu rero uwo nguwo wavuye aho ngaho hakomeye akwiriye gukundwa, akwiriye no gukundwa akazi. Hanyuma harandi twavuze ngo imukuramo urubavu rumwe. Niba yaramukuyemo urubavu rumwe, hanyuma urwo rubavu rumwe ikaruhindura umugore, ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana, muri gahunda y'Imana, nuko umugabo umwe abana n'umugore umwe, abakora ibirenze ibyo bazarangiriza ibumoso, kuko si Imana yateganije. Muzumva ariko nanone hari igihe usanga abantu bafite ibiganiro bitandukanye ngo none se ngo ko harimo abantu b'Imana bagize abagore benshi. Oya, ibintu byose byanditse mu Bibiliya ntabwo ari byo tugomba kwigana. Oya, ahubwo tumakora kuvuga ngo muri ibi ngibi ibyo dukwiye kwigana ni ibihe. Aba bazanye abagore benshi, ingaruka bagize mu mibereho yabo ni izihe? Muzasanga ari ingaruka zikomeye cyane. Wenda igihe nikigera tuzagira umwanya ukongera kubiganira. Hanyuma rero imukuramo urubavu rumwe, bivuze ko umugabo Imana yamugeneye umugore umwe, n'umugore Imana yamugereye umugabo umwe. Dushobora no kubisoma mu Rwanda kupandikiye Abikorinto. Hanyuma ngo ihasubiza inyama. Natekereje kuri iri jambo impamvu ryanditse muri Bibiliya, ndavuga ngo impamvu Imana yahasubije inyama
navuze ngo ese bishobora kuba bisobanura yuko umugore ntabwo ari igikomere, ntabwo umugore yaremewe gukomeretsa umugabo, ntabwo umugore yaremewe gusiga ibikomere mu mugabo. Hoya, ahubwo Imana yahavanyemo urwo rubavu muri operation. Iyo wakoze operation amaraso arava, burya n'ahantu habereye operation burya hasigara n'inenge, ariko ku Mana siko byari bimeze, aho ngo yahasubije inyama mu Mana bwayo irabitunganya cyane. Mpamvu navuga ngo bagabo n'abagore ntago mukwiye gukomeretsanya, kuko mu mugambi w'Imana ibyo ntabwo birimo, ntabwo birimo. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubyitaho cyane. Ariko nanone n'abagabo ntago bakwiriye gukomeretsa abagore. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo niba umugore yarakuwe mu mugabo, nuvuga ngo uwo mugore afite ibyangombwa byose umugabo afite. Yo tugira umwana, mwibuke wenda abize muri biology, ngeze kwiga ibintu byitwa za chromosome. Avuga ko iyo habayeho fecondation, umugore azana chromosome 23 n'umugabo akazana 23. Uvuga ngo umuntu wuzuye afite chromosome 46. Urumva rero umugabo n'umugore ni abantu badafite ibibatandukanya byinshi, uretse ko harimo n'iby'Imana yashyizemo kugira ngo nyine umuntu ashobore kwakira imbuto mu nda. Ibyo ntabwo ntabijyamo, ariko no kugira ngo murebe yuko nta muntu ukwiye gukomeretsa undi, kuko bafitanye, umugabo n'umugore bafite isano rikomeye, ni mpamvu basezerana kuba umubiri umwe. Hanyuma Adamu rero, ikintu gitangaje, Adamu iyo operation irangiye, ubwo bubasha bw'Imana bumaze gukorwa, Adamu yakangutse yivuga, yashyize hanze amarangamutima mu kivugo imbere y'uwo mugore. Aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Hano nk'abantu bize ibintu by'ubuvanganzo cyangwa se n'ubusizi, bashobora kumva amagambo agiye agaruka, ariko nibaza ko umuntu agiye no mu gihe burayo ushobora kubisangamo, kuko wenda dufate nk'urugero mu gihe burayo baravuga ngo umugabo ni ish, umugore akavuga ngo ni isha. Urumva iyo ntuza iyo repetition irazamo, ni ikivugo rero. Uyu mugabo yahise yivuga atabajije, ahubwo aramunye, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mara yanjye, azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo. Bagore mukwiye kumvira abagabo banyu, kuko muri part of them, mukomoka muri bo. Imana ishimwe cyane. Muri iki kivugo rero niho tubona ko umugabo yiswe umugabo na Eva akitwa umugore. Kuba umugore rero yarakuwe mu mugabo bisobanuye ibintu byinshi cyane, nkuko nayo maze kubivuga. Iryo sano rya bugufiya rigomba no kubamo rikuzana cyanga cy'urukundo, abantu bagakundana nk'abantu bafitanye amasano. Icyo twavuga nanone ku murongo 24, arango nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Gusiga ababyeyi bivuze iki? Gusiga ababyeyi mu Kinyarwanda turavuga ngo umukobwa w'umupfu arata imfizi ya se. Ibyo ntabwo ari byo, ahubwo umugore w'umutima turaza kubibona nitwinjira amahanga, nkuko Adamu yivuze avuga ati uyu nguyu nakara ku magufa yanjye. N'umugore ntakwiye kurata imfizi ya se, ahubwo akwiye kurata umugabo we, kuko ari we yakomotsemo. Imana tugiye neza cyane. Gusiga rero ababyeyi, ugasanga uwo mwashakanye mukabana iteka ryose, ntago ari ikintu cyoroshye. Muri iyi minsi urubyiruko ruri gucika intege, harimo n'abagabo bafite ibitekerezo bipfuye, bavuga ati rwose wahora mu ndyi imwe, wabana n'umugore umwe. Oya, ushaka kuzarangiriza ibumoso wabikora uko binyuranye n'ibyanditswe, ariko ushaka kuzarangiriza iburyo, ushaka kuzarangiriza imbere y'Imana, wabikora nkuko byanditswe, ugahora kiriya kivugo nkuko tumaze kukibona. Gusiga rero ababyeyi wakundaga, mwaganiraga, ababyeyi baguteteshaga, abavandimwe bawe, bisobanuye kuva mu rugo ukajyanwa n'umugabo wawe mukubaka umuryango mushya, mugomba kubonamo
ibirenze ibyo mwari mufite mu miryango y'iwanyu. Imana ishimwe cyane. Mugomba kubisiga bya bindi byose ibyo mwavuga n'ibyo muvugira mu mitima. Mugomba kubisiga mukajya kubaka umuryango mushya uzabaha ibirenze iby'iwanyu bari bafite, kuko bitangwa n'Imana. Urukundo rwa kibyeyi, urukundo rwa kivandimwe, ibyo umuntu yakundaga, habyo umuntu akunda imirima yiwabo, habyo umuntu abakunda bari umunabe, akunda abashikibe, ariko ibyo byose urabisika bati genge kwana na runaka. Kwana runaka. Angaha mujya mwumva ikibazo gikunze kubaho hagati y'abagore n'abaramukazi babo, habyo bafata bati dutwariye umugabo, umutima we yarawujyanye, ariko buri abantu bakajya bamenya amasezerano bagiranye ayariyo. Nta muntu ugirana amasezerano yo kubana niwe abiteka ryose. Nta muntu ugira amasezerano yo kubana bashikibe iteka ryose. Nta muntu ugira amasezerano yo kubana nabo bavukana iteka ryose. Amasezerano umuntu agirana n'undi yo kubana iteka ryose ni iry'umugore agirana n'umugore, ni iry'umugabo agirana n'umugore, ni iry'umugore agirana n'umugabo. Ni iryo yiteka ryose. Abantu bakabyivangemo, abantu mu miryango mu nteze amatwi ntimukivange mu bintu by'abantu bamaze kubaka urugo rwabo, barasezeranye kubana akaramata. Imana dufashe cyane. Nkuko rero muri kamere y'Imana harimo kuganira, n'igihe haremaga umugabo n'umugore, kavuga ngo umugabo ntakwiye kuba wenyine, ni ukuvuga ngo yashyizemo na gahunda yo kuganira. Kandi mwibuke, iyo ugomba kuganira n'umugore wawe, ugomba kuganira n'umugabo wawe, kuko iyo umwe adahari abantu bahabwa andi mazina. Iyo mwashakanye apfuye witwa umupfakazi. Iyo mwashakanye mutanye witwa ko watandukanye. Niyo mpamvu rero tukwiye guharanira ayo masezerano twagiranye, hanyuma bya biganiro bigakomeza kuryoshya urukundo rwacu. Icya kabiri, tumaze kuvuga ko inkomoko y'iki kiganiro ni ikiganiro cyatangijwe n'Imana. Icya kabiri, ikiganiro hagati y'umugabo n'umugore gishingiye mu kubaha amasezerano bagiranye igihe bashyingirwaga. Igihe umugabo n'umugore igihe mwashyingirwaga mwagiranye amasezerano. Aya masezerano mwagiranye rero mukwiriye kuyubaha kandi rwose mukayubahiriza. Kwiriye kuyubaha mukayubahiriza, kwibuka ko mwasezeranye kuzabana akaramata, kwibuka ko mwasezeranye kuzabana iteka ryose. Bikaba ari amasezerano atandukanye n'ay'abantu bagira muri leta. Muri leta barabashyingira, bibuka igihe mwashyingirwa muri leta barababwiye ngo nimubona byanze muzagaruke. Twe rero tubasezeranya turavuga ngo ni iteka ryose. Ariko hari ikintu cyanteye ubwoba, cyanantangaje. Ngira ngo nibutse abubatsi ngo hano nimuratekereza kujya gutandukana, isaha ugiriye usaga ariyo bakwemerera. Bravo, mwapfuye iki? Nimujyonde mwongere mugerageze. Nagane n'abantu baba mu Burayi, bo baravuga ngo abantu bagize babonye ko bitashoka ko bakomeza, hari igihe baha umwaka bakaba bafite n'umusociale uzakomeza kubana namwe, kagiye cyo guhura namwe agenda abaganiriza yumva uko bimeze. Icyo gihe ashobora no kucyongera, ashobora kongeraho amezi 6. Nuvuga ngo no mu buyobozi gutandukanya abantu ntago ari ikintu bihutira. Niba rero n'ubuyobozi busanga ko mwisi butabyihutira, ni nayo mpamvu mwebwe mwasezeranye mukwiye kwitondera ikintu cyitwa amasezerano. Aya masezerano kandi anashingira muri bya biganiro mwagiranye igihe mwaganiraga mwembi muri babiri. Kuko mbere yuko abantu bajyana amasezerano imbere y'ababyeyi hari byo babanza kuba barumvikanye. Hanyuma ryo maze kumvikana niko mugenda mubijyana mu bandi. Hanyuma rero reka nkwibutse we hari utakibuka uko wasezeranye n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe. Waravuze ngo ngewe runaka, ubwo wivuga izina, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana runaka ngo ambere umugore cyangwa se ngo ambere umugabo, dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa se mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore cyangwa se abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana
itorero rye ryera. Ukongeraho ijambo rivuga ngo Imana ibimfashemo. Rero iyi ndahiro ubundi umugabo n'umugore bagombye kuyihoza hafi y'igitanda cyabo, bagombye kuyishyira muri saro yabo, kugira ngo igihe cyose iyi ndahiro nk'uko amaraso azenguruka mu mubiri, ni nako iyi ndahiro ikwiriye kuzenguruka mu mubiri, mu mwuka, mu buzima bwawe bwose. Iyi ndahiro ikwiye kubamo. Iyi ndahiro wayizirikanye ntabwo wabura, nta kintu wabona cyakubuza kuganira n'uwo mwashakanye, kuko ibirimo ahangaha byose nibyo biteza rwaserera. None ubwo warangiye kurahira ko uzabana nabyo, ukwiye kuvuga ngo hariho indahiro narahiye. Bireka vuga ngo umuntu ugamburuza mu makuba ntago Imana imwemera. Amakuba nawe yaje turihangana, turaza kwibona. Imana dufashe cyane. Hanyuma kandi dukwiye kumenya yuko iyo twubashye iyi nshingano ni umurage tuba duhaye abana bacu. Murabibona ubushize nari navuze kubijyanye no gutandukana kw'abashakanye no kwicana, ntabwo bigarukeho kuko navuze icyo gihe, ariko dukwiye gutekereza umurage turimo duha abana bacu ni uwuhe. Ni umurage wo kwihutira gutandukana, cyangwa ni umurage wo kwihanganirana no gukomeza gukundana, kuko icyo Imana yagambiriye izagikomeza. Hanyuma icya gatatu ni igihe umugabo n'umugore igihe mwambikanaga impeta, mukwiriye kubyibuka. Bino nabyo bikubiyemo icyanga cy'urukundo rw'abashakanye. Igihe wibuka uvuga ngo njyewe runaka nkwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Iyi ndahiro njya mbona abantu basezerana, nkabona barahindukije ibiganza bazeretse abantu. Uko mwazeretse abantu mubizirikane, ejo batongera kubabona murimo mujya gutandukana. Niba waramweguriye ibyawe byose, biravuze ngo nta macakubiri, nta matiku mwagombye kugira namupfuye ibyo wamweguriye. Ntago byakunda. Hanyuma rero impeta nanone muzi ko yambikwa isobanuye urukundo rutagira iherezo. Ni igihamya cy'amasezerano ko umuntu agiranye n'uwo abonye yari yaramubuze. Twabonye ko Imana ivuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, yagombye kumusinziriza. Ni ukuvuga ngo hafashe igihe cyo kugira ngo uzamufasha ukwiriye n'uyu muntu azaboneke. Niyo mpamvu rero impeta uyambika uwo nguwo, kuko byagutwaye imyaka 25, imyaka 30. Umuntu rero wategereje icyo gihe cyose, mu by'ukuri ukwiye kumwishimira, ukamwegurira ibyawe byose. Icya gatatu cy'urukundo hagati y'umugabo n'umugore gishingiye ku nshingano za buri wese. Mwibuke abagabo, ndashaka kuvuga ibintu bibiri gusa ku by'inshingano, kuko ni nabyo bikuru. Inshingano umugabo afite ku mugore, mugabo neza amatwi umva inshingano ufite. Ufite inshingano yo gukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero. Abefeso 5:25. Gukunda umugore wawe nk'umubiri wawe. Twabyumvise mu itangiriro ko umugore yavuye mu mugabo. Uko umuntu atatora ipasi ngo yitwike, ni nako umuntu akwiye gutora ipasi ngo atwiko bashakanye. Uko ubutwitse umubiri wawe, uko utafata umubiri wawe ngo wijombe cyangwa se wikubite urushyi wiyambika ubusa, ni nako udakwiriye kubikora kuwo mwashakanye. Witeka tugire neza cyane. Ibi rero ni ngombwa kugira ngo umugabo akunde umugore we nkuko yikunda. Hanyuma rero ibi nabyo biryoshya ikiganiro iyo urukundo ukunda umugore wawe rufite icyitegererezo ku buryo Kristo yakunze itorero ngo akaryitangira akaryeza kugira ngo ritagira umunkanyari. Hanyuma ku bagore nabo ndashaka no kuvuga ibintu bibiri. Bagore murasaba kugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira Kristo. Ari ibintu bavuga ngo abagore b'ingari, wabingari si imbere ya Kristo, ntabwo byakunda. Uko utaba nta bugari imbere ya Kristo, uko utaza n'ubugari imbere ya Kristo, niko murazikwe no kuzana ubugari imbere y'umugabo. Aho uko no kuganduka niki ni submission, no guca bugufiya, no kubaha, uko ikinyarwanda cyo kuganduka gishobora kuba kiremere cyane, ariko tubyoroheje mu magambo yoroshye nuko umugore asabwa kumvira umugabo we. Kristo niwe mutwe w'itorero.
niko n'umugore n'umugabo ari we mutwe w'umugore. Ibi nubwo dushaka gusanga muri iminsi za mouvement féministe bavuga bati oya ntabwo ibyo n'ugukandamiza, okay, bafite uburenganzira bwo kubivuga, ni muvoma nyine, ariko twe dufite ibyanditswe. Dufite ibyanditswe bivuga ngo umugabo ni umutwe w'umugore. Ntago gihinduka. Ibintu byose Imana yaremye bifite ibintu bibiyobora. Aho uzajya hose. Niyo mpamvu no mu muryango habamo umuyobozi. Ariko ni wa muyobozi wuzuye urukundo. Ni wa muyobozi witangira uwayoboye. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri kandi ngo niwe mutwe nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero. Icya kabiri nashaka kuvuga ku bagore, nkuko itorero rigandukira Kristo muri byose, niko abagore bagandukira abagabo babo muri byose usibye ikintu kimwe. Bagore mu ntega amatwi. Umugabo we nakubwira gukora icyaha ntuzemere. Ufite inshingano yo kugandukira umugabo wawe mu bintu byose uretse gukora icyaha. Nakuzanaho ubugambanyi ntuzamwemerere. Nakuzanaho kwiba ntuzamwemerere. Nakuzanaho kwicuruza, ko harimo n'abagabo ngo bemerera ko abagore babasha kwicuruza kugira ngo babone ubutunzi, cyangwa se abagabo ba traininga cyangwa se batoza abagore babo kujya mu manyanga. Umugore unteza amatwi uyu munsi wa none ntuzabyemere. Kuko imbere ya Kristo buri wese uzahagarara n'umugabo wawe azahagarara. Ariko ibisigaye ugomba kumwumvira nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Icya kane ari nacyo cya nyuma, iki cyanga cy'urukundo, iki kiganiro ngo kirema icyanga cy'urukundo, navuga ngo gifite n'ibintu biyobora kino kiganiro. Biyobora kino kiganiro, ariyo mpamvu ngira ngo turebe reka mvuge nk'indangagaciro. Indangagaciro za muri kino kiganiro cy'umugabo n'umugore, kugira ngo urukundo rwabo rube urukundo rukura, rube urukundo rutama, rudasaza. Niyo mwaba mushaje ukumva uwo mwashakanye uracyamukunze. Cyamukunze nubwo yaba ashaje. Icyambere, mu rugo hakwiye kubaho kuvugana ukuri cyangwa kubwizanya ukuri mu rukundo. Kubwizanya ukuri, kandi uko kuri mukakubwizanya mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikintu gikwiriye umugabo. Nyabuna mugabo unyumva, nuvuga ujye uvuga ukuri kandi ukuvuge mu rukundo. Umugore nawe unteza amatwi, nujye uvugana n'umutware wawe ujye umubwiza ukuri kandi ubikore mu rukundo, ntukamwishongoreho. Icya kabiri ni ukujya inama muri byose igihe cyose. Kujya inama muri byose igihe cyose. Ibi byo kujya inama muri byose kandi igihe cyose bituma mwubaka urugo rutagira ubwiru, rutagira urwikekwe, rutagira telefone zirimo kode umwe azi n'undi atazi, zitagira konte umwe azi n'undi atazi. Kuko mubwizanya mujya inama muri byose kandi igihe cyose. Icya gatatu ni ugusubizanya neza. Gusubizanya neza twabisomye mu migani cya 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Iki byo gusubizanya neza gifite inyungu zimeze gutya. Iyo umugabo n'umugore babana bashihurana babwizanya nabi, burya babigishije abana kuzakora gutyo. Kuko iby'abana bakura bareba mu ngo zacu, burya abana burya bazi kwitegereza. Niyo bafite imyaka mitoya babona ko uzinze umunya, babona ko utavugishije ukuri, babona ko muri wowe ibiri imbere yawe n'ibiri inyuma bitajyana. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda kwa ngo ibi ntago bidufitiye inyungu twenyine tugiye n'umugabo n'umugore, ahubwo nzi ko bifitiye n'umumaro abana mbyaye nabo tubana mu rugo n'abambona. Gusubizanya ineza ni ikintu cyangombwa. Icya kane ni ukwirinda cyangwa se kwihana uburakari n'amagambo akomeretsa. Mu rugo dukwiye kwirinda, dukwiye kujya dusesengura ijambo ngiye kuvuga rirakwiriye, riri mu mwanya waryo, riri mu gihe gikwiriye. Usanga umuntu arwaye ukamubwira nabi azaremba, ariko umuntu usanga arwaye ukamubwira amagambo yo kumukomeza no kumuhumuriza, uburwayi ntabwo uzamenya ahantu buzaca. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwiga
kwirinda no kwihana uburakari n'amagambo akomeretsa. Bibiliya avuga ngo umuntu narakara izuba ntirikarenga kirakaye. Imana dufashe cyane. Bivuze ko uko tugituye mu mubiri ushobora kurakara, birashoboka, ariko biravuga ngo bizakubera icyaha nurakara izuba rikarenga ukirakaye. Nyamara hari n'abashobora kumara amezi 3 barakaye. Ibyo ntago bikwiriye, ntago biri muri gahunda y'Imana. Ijambo ry'Imana tubwira umuntu narakara izuba ntirikarenga kirakaye. Icya gatanu, indangagaciro ya gatanu ikwiye kuranga ibiganiro byacu ni ukugira umutima wihana no kubabarira vuba kandi ukabyibagirwa. Twiga psychology baratubwiraga harimo abantu bita primaire na secondaire. Bakavuga ngo abantu ba primaire bashobora kurakara vuba ariko bikarangira. Anga abari secondaire bo bakarakara bikabatindamo. Ariko reka mabwire mu Kristo nteza amatwi w'umugabo. Nubwo waba afite imiterere imeze gutyo inyuranye n'ibyanditswe byera. Kuko biravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niba uzi ko ufite kamere imeze gutyo biravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko n'umuntu akwiye gutyaza mugenzi we. Bwira umudamu wawe, bwira umugabo wawe yuko uteye gutyo, numubwire utari ko mfasha ndumva igikamere nifuza ko yahinduka. Bibiliya avuga ngo abantu babiri bashobora kunesha umwe. Niyo mpamvu aho ufite intege nkeya umugore wawe akwiye kuba hazi n'umugabo akwiye kuba hazi kugira ngo mubashe gufashanya ngo mwubake urugo rutabamo ibintu by'inzika, ibintu byo kutibagirwa, ibintu byo guhora burangwa ariko nejo wabigenje gutya. Ibyo ni aba daimoni dukwiriye kwirukanira kure, kuko ntago turi ububiko bw'ibibi, ahubwo turi ububiko bw'ibyiza. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Icya gatandatu, mu mibanire yacu dukwiye kugira ikirato cyangwa se ikivugo cy'uwo mwashakanye, cyangwa se igisigo, cyangwa se indirimbo, cyangwa se imitoma. Nibyo navugaga bira byo kubwirana amagambo meza. Niyo dusomye ibyanditswe byera, reka turebe nk'ingero nkeya twihuta. Twumvise uko Adamu yabwiye Eva, yarambwiye ngo uyu ni igufwa cyangwa se uri igufwa ryo mu magufwa yanjye, urakara ko mu mara yanjye, ngo azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo. Aho ni mu Itangiriro 2:23. Mu Migani 31:29 bakavuga ngo abagore benshi beza bagenza neza ariko wowe urabarusha bose. Abagore ngo benshi bagenza neza, gira muri uyu mugore wawe yanezerwa cyane. Hanyuma noneho mu ndirimbo za Salomo yaravuze ngo dore umukunzi wanjye uri mwiza, ni koko uri mwiza, amaso yawe ameze nk'inyana. Nasomye Bibiliya zindi bavuga ngo arabengerana ngo nk'inyana mu gitimba wambaye. Yakomeje amutaka, avuga amenyo ye, avuga iminwa ye, avuga imisaya ye, avuga ijosi rye, avuga amabere ye, avuga impumuro ye. Hari igihe tuvuga ngo abagore ngo bakunda amagambo meza. Ntabwo ari bo bonyine, n'inka zikunda amagambo meza, amatungo akunda amagambo meza. Mwabonye ko abantu basigaye mu rwego rwo kongera umusaruro bagenda bagacurangira indabyo, bagacurangira inyamaswa. Nuvuga ngo nta ikintu cyose Imana yaremye gikunda amagambo meza. Niyo mpamvu rero natwe mu ngo zacu ayo magambo meza akwiriye kuhaba. Hanyuma rero n'umugore nawe afite amagambo ashobora kubwira umugabo we. Mu ndirimbo za Salomo igice cya 2:3 haravuga ngo uko igiti cyangwa se muri birimwe zavuze ngo umutampuwa ngo mu giti cyo mu ishyamba. Indi bireka ngo uko igiti kipera kiri hagati mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu basore. Nezerwa no kwicara mu gicucu cye, akabuto ke karandyohera. Mana dufashe cyane. Ni byiza cyane gihe wa mugore we ubonye umugabo wawe yicaye hariya, kugenda ukamwegera ni byiza cyane. Kamubwira ariko uzi ko utagomba kuba wenyine. Tuzi ko ariko Imana yavuze ko utagomba kuba wenyine. Ugomba kumuha hafi akumva impumuro yawe. Imana dusange. Hanyuma mu gice cya 6 akavuga mu kurongo wa 4 wa 5, mukunzi wanjye uri mwiza nka Tarusa. Tarusa narebye nsanga mu migi myiza yari iriho Yerusalemu wari umujyi mwiza, na Tarusa ngo nawe wari umujyi mwiza.
noneho rero uyu mugore nawe akagereranya umugabo we nk'umugi mwiza. Ni mpamvu baba mukunzi wanjye uri mwiza nka Tarusa, urarimba nk'i Yerusalemu, uteye ubwoba. Muri Bibiliya zacu niko bivuga, muri Bibiliya cyangwa ngo uteye ubwuzu, ngo nk'ingabo zishinze ibendera, ngo cyangwa ingabo zanesheje. Imana idufashe cyane. Ubwo uyu mugabo wawe rero ko ateye ubwuzu, nibaza yuko yanezerwa. Akavuga ngo unkureho amaso yawe, unkureho amaso yawe, ariko no mu yindi bireka avuga ngo ko ntibyumvikana neza, avuga ngo windeba kuko indoro yawe intwara umutima, ngo bikanzonga. Niko hano niko birimo bivuga. Aya ni amagambo meza mu by'ukuri, kandi nta kintu bisabye kubwira amagambo meza, kuko muba mwarasezeranye kuzabana iteka ryose, niko muba mwarasezeranye. Hanyuma rero nawe yakomeje amutaka, ava mu musatsi wawe, avuga amenyo ye, avuga imisaya, ndetse avuga n'ibindi. Ku murongo wa 8 n'uwa 9 ho yaravuze ngo umwami ngo ashobora kugira abamikazi 60, ngo ashobora kugira inshoreke 80, ashobora kugira n'inkumi nyinshi. Nyamara umukundwa wanjye, muri zo biramurasanga hakoreje ngo ijambo inuma, nayiciye akayonga niwe gusa. Ngo nyamara umukundwa wanjye numwe gusa, mukunda nk'akanuma kanjye nyina yambyariye, ari umwe aramutonesha. Nuvuga ngo uyu mugore avuga umugabo we, akavuga n'ukuntu ababyeyi bamutonesheje, baramumurindiye. Niyo mpamvu abagore mugomba no kubaha ba nyoko bukwe, aba bafite mu kubahana ba so bukwe, ariko n'abagabo natwe tukubaha abadata bukwe, tukubahana na ba mabukwe, kuko nibyo ni ngombwa. Abagore bose rero baramutaka, baramusingiza, abamikazi n'inshoreke baramurata. Hano urumva kugereranya umuntu n'abantu bamikazi 80, inshoreke 80, inkumi nyinshi, kavuga ati umugabo wanjye ni igitangaza. Imana ishimwe. Mu gice cya 5 kabanga umukunzi wanjye arera kandi akeye mu maso, ni nyamibwa cyangwa se ni igitego, iruta abantu inzovu, ikaba ni igihumbi. Yakomeje amutaka, avuga amaso ye, avuga imisaya ye, avuga iminwa ye, avuga ibiganza bye, avuga mubyimba we, avuga amaguru ye, avuga imvugo ye. Murumva umugore ushobora gutaka umugabo we gutyo, nuvuga ngo nta rushyi abazi, nta nabi abazi. Ibyo byose avuga nibyo Imana yaduhaye kugira ngo dukoreshe ibyiza, iyo Satani atagusanzwe kugirira nabi. Muri aya magambo meza rero niho hava guhana impano zitandukanye, gusohokana, umwe akumva akunze undi cyane, urukundo rukamukurura iyo mubwirana amagambo meza. Hanyuma indangagaciro ya 7 ni ukwihanganirana mu rugo. Indirimbo ntabwo zihoraho buri gihe. Abigiye Satani atera ko biravuga ngo ntabwo twari twageraho umwanzi atageze imyambi. Niyo mpamvu umugabo n'umugore mukwiriye kwihanganirana. Umwe nagira ikibazo birashobora ko mwihangane, kuko wena nawe ejo Satani yakurasa umwambi, mugenzi wawe akagufasha kuwukuramo. Ni byiza rero kubyana. Icya 8 ni kubaka no gukomeza itorero ryo mu rugo. Itorero ryo mu rugo ni ikintu gikomeye nshaka kuvugaho ibintu bikeya nihuta. Mu itorero ryo mu rugo, iri torero ryo mu rugo riyorwa n'umugabo, umugore akamwungiriza. Aha rero hano mu rugo niho Imana icurira ubwami bw'Imana muri runo rugo, ko Imana yabaremeye kwerekana icyubahiro cyayo, ibaremera no kurema, hanyuma ibaremera no gukwiza ubuntu bwayo mu bantu. Hano rero mu rugo buri mugoroba, bizatubona igihe muzafata bitewe na gahunda yanyu, mugomba kugira umugoroba mukaririmba, mugahimbaza Imana, mugashima Imana, mugasoma ijambo ry'Imana. Ahangaha navuze ngo mu by'ukuri nta kintu kibaza mu buzima nko kuba abantu bashobora kumarana imyaka 20-25 batarasoma Bibiliya ngo bayirangize. Mufate imyaka 25 mukube n'iminsi 360, hanyuma murebe iminsi abantu bamaze, murebe na Bibiliya impapuro ifite, abantu bakamarana imyaka ingana gutyo batarasoma Bibiliya ngo bayirangize. Dukwiriye kumva yuko turi umuryango, turi itorero ry'Imana. Ni indangagaciro ikomeye yubaka ikiganiro. Nibaza ko abantu bafite umuco wo kuganira ijambo ry'Imana, wo guhura buri mugoroba
wo gusangira ibyanditswe byera, wo guhana ubuhamya, wo gushima Imana, wo gukora gahunda y'umunsi uzakurikiraho, ntago bashobora kubona umwanya wo gutongana. Ntago bashobora kubona umwanya wo gutongana. Ariko bidukwiye kubyubaka. Igihe mwayisomye mukayirangiza, mutangire mutekereze kwiga ku bindi bitabo, reka twige runaka, ese birivuga iki ku bagore, birivuga iki ku bagabo, birivuga iki ku bana, birivuga iki ku kuririmba, kuko ni ishuri dufite ryo mu rugo dukwiriye kwitaho kandi tukarikomeza. Icyo rero ni task ikomeye cyangwa se n'umurimo ukomeye wo kwiha gahunda yo gusoma Bibiliya. Hanyuma gusoma Bibiliya bijyana no gusengera hamwe mu muryango, kuko buryo itorero ryubakiye kukumva ijambo ry'Imana no gusenga. Gusenga ni ngombwa mu muryango. Hari ugusenga kwa rusange, ariko hari no gusenga kw'abashakanye. Hariho uburyo numva na abasangiza mushobora gutekereza iminsi yo gusenga. Abantu bashobora gutekereza umunsi wo gusenga hajya twashingiwe ryari, mufite itarike mwashingiweho, kandi iyo tarike ubundi yitwa anniversaire. Mukwiye kuvuga ngo ariko kuri uyu munsi tuzahura dusenge twibuke ibintu Imana yakoze. Mushobora kuvuga muti umunsi twabatijweho tuyaduhura dusenge, umunsi twatwe mu mwuka wera tuyaduhura dusenge, umunsi twabyayeho tuyaduhura dusenge, umunsi hakabaho gushakisha kugira ngo umugabo n'umugore bamara umwaka umwe 2-3 bataragira umwanya wo kuba turi ku munsi. Tumaze iminsi turi mu bintu bitandukanye, ariko reka tugira umwanya natwe wo kwicara duhuze ibitekerezo tuganire n'Imana. Hanyuma rero mushobora no gufata konji runaka mukavuga muti tuzadusenga kuri uyu munsi. Imana dufashe cyane. Hanyuma icya 9 ni ukubatswa mu mwuka wera no gukuza impano z'umwuka wera mu muryango wanyu. Hari ibintu dukwiye gusuzuma tukareba, usanga tukigira amateraniro niba tuvuga ngo ubu ngo ibintu by'umwuka biri kugenda bigabanuka mu bantu, uko abantu bamenye gukurira mu kivungi. Ariko ubundi abantu ntago bakwiye kugaragaza kuba batwe mwuka wera mu materaniro menshi, ahubwo abantu no kugaragaza ko batwe mwuka wera bari mu ngo zabo. Kuko kuvuga mu ndimi nyinshi umuntu ari mu rugo birashoboka, guhanura umuntu ari mu rugo birashoboka, kubatswa mwuka wera umuntu ari mu rugo birashoboka. Ariko biturutse kuri ya bintu byose turimo tugenda tuganira. Ni ngombwa rero kugira ngo mu rugo murabe ngo niba turi abapanekote, ikimenyetso cy'umwuka wera cyuko turi abapanekote ni ikihe mu rugo iwacu. Tukigisha abana bacu ko ari abapanekote, twigisha ko tw'umwuka wera no gukuza impano z'umwuka wera. Abana tugatangira kwigisha no gukorera Imana mu buryo butandukanye. Icyanyuma ni ukubahiriza ingengabihe mwihaye mu rugo iwanyu. Ntago turi abantu binjije, turi abantu bajijutse imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Niyo mpamvu dukwiye kugira ingengabihe y'urugo. Haleluya. Dukwiye kugira ingengabihe y'urugo. Iyo ngengabihe tukavuga ngo ese igihe cyo kumva radio ni ikihe? Ese igihe cyo kureba amakuru kuri televiziyo ni ikihe? Ese ukunda kureba filime azayireba ryari? Igihe cya communication kuri WhatsApp ni ryari? Igihe cyo kuganiriza abana bato ni ryari? Igihe cyo gusura inshuti ni ryari? Igihe cyo kuryama ni ryari? Igihe cyo kubyuka ni ryari? Igihe cyo kuganira mu rugo nk'umugabo n'umugore. Ko bundi umugabo n'umugore niba mumaze gusenga muri rusange mugomba kugira minota 10-15 yanyu yo mu cyumba cy'amuganga, ariko uyu ni umwanya wacu kugira ngo nk'abantu batambira urugo rwacu tugira umwanya wo kongera tugira icyo tubwira Imana. Abantu baza mu gusoza navuga ngo ibi byose tumaze kureba biza bafasha kubaka urugo rwuzuye ibiganiro, rwuzuye amahoro, rwuzuye urukundo, kandi bizabera urugero rwiza abana n'inshuti n'abaturanyi bazahumurirwa n'iyi mbuto nziza iri mu rugo rwanyu rwa Gikristo. Ndabashimiye ko mwanteze amatwi. Imana ibamugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka dusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Turagushimiye umwanya uduhaye kugira ngo twumve uburyo mu rugo rwa Gikristo hakwiriye kubamo kuganira, guhuza, kujya inama, kugira ngo tugaragaze ubwiza bwawe Mana, abaturebye bamenye yuko turi abantu baturanijwe kugira ngo tubashe kumurikira bari mu isi. Urakoze kubashisha imiryango, kandi abatandukiriye, abavuga nabi, abatajya inama, abadasenga, abadasoma ijambo ryawe, abatibuka amasezerano, abataye impeta, abayibagiwe amasezerano banyina, turabasenye kugira ngo bagirire imbabazi Mwami. Kandi uhere n'umunsi wa none wese asubiza amaso inyuma, hanyuma dufate ingamba z'uburyo dukwiye kubaka ingo zifite ubuhamya bwa Gikristo. Urakoze, tufite mu izina rya Kristo umwana mukiza wacu. Amen.